neza chef. Umwiru. None se boss, aha ko mbona hasa nahabaye ubukwe. Ngabaye nyine ushaka ikizo. Siko mbona uri kuvuga uhuma, hari ugira ubukwe ngo abwitane wenyine cyangwa bakene n'abantu baza kumufasha ibyo kurya. Aha, umuri bwacu twebwe turifasha. Arya ibyo nago wabuze rwose. Turahari nago n'abantu baza kudufasha ibiryo. Aha boss no mpamvu ndakura. Ubu musanzu wanjye muri ubu bukwe urawanze. Imbaruko bimeze. Musanzu wenda wemera. Ariko nimbona uko jikiko mu biryo turahangana. Ibyo ndabyemera ko ntago ngenje guhangana nawe. Akugoma no kunsobanura nyine n'uwo munsi mukuru ikintu usobanuye kugira ngo nicare mu bintu nzi uko bimeze. Aho muri bisambo nanga. Uje no mu munsi mukuru utazi unyiraho cyangwa utazi ikintu cyabaye. Isabukuru yagajwe uyu munsi. Niba ikintu ubone ufashe isahani y'ibiryo ngo gutyo ukuntu ndi kurya. Unatamira gute turayipfa injira Imana izo gaju wundi wizabe muremure ubyuze ukuntu uratwariga nyaka Imana nankunda koko kandi ambwiye ati ugenda ahantu habaye isabukuru ndabihakana none nje nikinira uragaje twariganye twaricaranye twarararanye twakoranye ubwa twakoranye by'abagabo ntacyo twakoranye nimba ruko bimeze iki nta kibazo ngende ufite ariko abagabo basezane niho bawuri niba ikintu ufashe ikintu cyitwa isahani nawe urabizana uri bwisange n'imigeri myinshi ndahita ngusonga oya wo muragaju namworoje niye 2016 siya twanye n'igihango gaju ntabwo byari kurangirira aho ngaho rwose kwanza nawe n'undi muntu ugomba no kuza abandi bazanye nawe ndi bubakire kamete na nikeje haya ndabona ibyiciro hano byaba byanateguwe kagumiza ngo baye cyo umutekano muyi prata ndi kubona twahaye umuntu akoresha umunsi mukuru ndaho tarishashyo rero namamuzariye nakamana rwose bajya bari wabimenye simbona se hano abantu bose basa neza nta kibazo basa neza uraho neza mugeni wacu ese ko mbona umusuhuzo nagusubize gusubambwe ko mwiganye ko mbona wajya ngo nta hantu muziranye ntaho birajya n'ubundi niganye na muri umuntu bita Gajurine uyu musa mwita Gaju undi amwita Gajurine niwe twiganye hari ikibazo se wenda banuzanye n'impano hambere no kurya ntarimo iki cyoro cyane pe nari nagipinze aho mwahitekereje sura hasi mwafashe umuzamu hano niba ari umuzamu simbizi ufite inzara w'igisambo kibi yaranteye ubwoba ngo nta kurya birimo hano shambo nyine n'umwana mwiza pe n'ibiryo rwose birahari hano se ubundi habuze iki usibye ubusambo wenda bwaba bwajemo hano birahari pe ndabona kurya byemewe nta kibazo kurya byemewe ngakagabo wasanze hariya nari komeza urya yose sinakubwira ariko ibusanzwe amana uzanye irushwa agaciro na bino biryo uri kurya nayo manyamarimo sha uratanga ngo akurahiye ntago uri buve hano urarya uri menje aswa muhungu usibyande koko mu byukuri ubundi wambwira ngo wakoresha ubukwa nk'ubu ngubu abantu twanze kuza n'ubuhombye ntabwo bwitaha mukeneye abantu bazana impano mukeneye abantu barya ibyo mwatetse kuko ubitetse ntiwabyirira niyo mpamvu navuze ngo kandi abantu ngende batera inkunga yo kurya mutabimena mva mugabo we rero hano hagiyemo bije nyinshi niba uzi kuri buryo urarya uzi ko hari ikintu uri bukore kubera ko iyi ni aniveriseri yanjye ntabwo dushaka umuntu rwose uri umuntu akarya ibyo bihenze gutya nta kintu na kimwe yatanze tubyumvikaneho oya sakwe biryoha bisangiwe aniversari ya Gaju henda gisubije reka ezo ngo wayisangiza bigakunda biryoha bisangiwe mu bintu byose urya wirinda inyama twakora bizika inyama zihenda nta kintu bitwaye hako n'ibingibi nabyo nuko ari kumva wajya ngo mu munyu mwinshi ariko nta kibazo pe ndemera mbirye kadose karingi ubona nsubira nayo muntu wanje nizera mkiyo kadirimo ikintu gitubutse Yebaba we Gaju twibagiwe turi kubara nabi nari kubanza nkamusaka mbere yuko atangira kurya ubwo nimba kadoye nyine harimo ikintu kitubutse Nasha rwose gasiki kumusaka ntabwo byaba ryo pe nubwo naje naje ndi umuvumvyi kumusaka ntabwo byaba itekerezo kizima nizo byamugize ngo urugero sibyo ukoresheje ubukwe simbutaye kana ba ntabutaye toroni ntabutaye mwanzi ntabutaye mu bwa bari ubukwe se none ndakubwiye ko ngaho hari umugeni baje gusaba ko ryari isabukuru y'amavuko y'abageze nyine bwabuzwa n'iki ko ubukwe navuye ko bari abantu babaje kukonsoma urugo rushyashya rugiye gutangira n'abakeneye reka mubwire batunga ni mu Kinyarwanda ngo ari umugabo ntabwo hapfa uwundi ngaho umugabo ngaguye urenzeho utwatsi nimba nje wani abavandimwe
abahitiwe reka nze manze mbasuye twishimane ubuze mwari mumenyereye hano ntabwo tubaye inshuti iyo ujya kurenza utwatsi ku bagabo bagenzi bawe se hano hari umugabo uhabonye ntabwo nawe bagize isabukuru y'amavuko wagira uri umugore hajemo abagore gusa z'ubundi byo yaba ari isabukuru nziza isabukuru nze nijemo abagabo nshobora no kwava mvuze n'ijambo wabibwirwa n'ikizo avuga ijambo se ijambo ryari bwagerweho manze mureke njye nirire n'isabukuru yanjye Sorry. mage izo ndamwaje kuntwerera njye ntabwo zikeneye May God not allow them make them kill you. cyose uragirika kuko urabona uri bungane turabona uri kwigwa muri uriya muryango ugiye kuryama koko sibe navugaga se nashinze ikibina bita dushyigikirane nimba uzi kubyibushye rya duce nanjye narabyibuha mbona uko mbyibuha uyu mugabo nawe mugufi gutya abona uko aba muremure sinibyo byose se ntabwo yabyuma ngo nako ngari umunsi mukuru wiwe mwazajya mugabanya amagambo mukabanza mukareka abantu bakabanza bakarya koko ahubwo se ko mfite igitekerezo mwankembera nkagitambutsa igitekerezo cyawe kivuga iyi purati irangiye nagitambutsa ko ndi kubona isabukuru imeze neza cyane umunsi w'amavuko wa gaju nta kuntu gaju yajya waravuka buri cyumweru akavuka tukarya ejo akavuka tukarya ariko njyewe nabahaye ibiryo ndibagirwa uwazanye kado natangira ishyira aha ngaha mboga sikiri saka ino kado ubanza urebe kwanza ikintu kirimo betse gato mbere yuko ansaka kamanze ndiko aje ko kutana nk'ikintu cyatuma twirukanga ntabwo nkase ntariye yari kunamira mweke manze nje nijuta nange akumiro ni nguti ya erega mada ibirori byawe tutabije muse haza monde yitwa isabukuru kuko hina natwe duhari ndaje gazi nari nanduje karuvati yanjye mwamfashe ukomeze ugende karuvati yanjye iranduje ahindi nama ahubwo nungutse ahantu rwose hari ibitekerezo pe burya hari ibyo nawe ibitekerezo hari ibitekerezo ni bueno hari ibitekerezo tukora tuza hari n'akandi kari kaje He fucked up. nta kuntu no kuzabukuru ya Gasikiri nawe yadutekera gutya nk'uyu munyigi nyebanye byo nzabyipanya kuma uje ukotuma amafaranga ya gaju ngo yari igice twari nashyizeho ntabwo badisanga erega ndikumva mwakize imbere amafaranga kandi muri banki nta sabukuru zibamo kuko hano haba ari amafaranga rero gusa nta isabukuru ni abantu reka gaju umunyarwanda yaciye umugani nk'ushaka inshuti akoresha ikirori ubu tubaye inshuti pe ntiwagukunzira mari ntiwaburara mari ntiwabwirirwa mari ubu Samu na Gaju na Gasikiri tubaye umuryango umwe gatwabaye umuryango ngazanye akado mama sani akado tube turebamo uzanye Gasiki iyo kado ni yanjye ntabwo ari iyawe wiyishyuhamo kuba nakizeye nkagutumira ntabwo naguhaye uburenganzira bwo gukomeza kundebera ibintu banzanira nawe nukeneye uzakoresha isabukuru yawe mata twubahane gabanya umururumba wagira wishwe murarwere Gaju igenere ubu wakwishyuza amafaranga y'igenere neka ibiryo ndinda abantu babashira ngo bataza kutuvumba wayice n'undi kakazi kose nagakoze waretse nakaka kugufundura akado magana ko ngagakora umva nkubwire wa mugabo we rero nakemera nkishyira hamwe nawe tugakubita Gasikiri tukamwomonganisha ariko napfunduye iyi kado ndahamya ntashidikanya neza ko ari iyanjye umva mada kado ni iyawe inshuro igihumbi kinye kumwumva Gasikiri nasanze afite Imana yamwimye ibindi pe ariko igeze kunda nini yo mu bitekerezo mu biti irage ntacyo tamuhaye cyeke cyo yibagiwe yibagirwe biki komeza kunzana mu muri tushobora gupfundura iyo kado usanga harimo ibintu bitari byiza turaza turabipfa mugabo kado ntabwo ari iyawe kado ni iyanyawe ishwi Gaju ipfundure cyangwa se ayipfundurire byose ni kimwe n'ubundi ngewe iyo nezanye ikintu mba nakizanye ese ubundi wayimaye nkayipfundurira urabona njye nta maboko ufite ayipfundura akazi kose nakoze kuki tugeze umbwira ngo uzugakora ibi ngibi urabona ari umutako se wazi nkayipfundura ngapfundura turebe ngapfundura ndumva harimo n'ikintu kiri kunjomba ngapfundura nanabuze urungu Pfundura turebe icyo kiri kukujomba ufite n'umunwa munini wowe ndebe usuye mubase ngo numurushe wowe uzanya no gukora iki maga ngewe nanavuze nti hari ukuntu abantu bajya bakoresha ikirori bakabura ikintu cyaruro ibyo bintu byabaye ahantu henshi byabaye mu Bubiligi byabaye muri Tanzania byabaye ejo bundi rw'inkwavu navuze nti kanzani kirushe nimwabuze icyo kwarura mbe nahasesekaye niba nangombwa ngo uruyiko rungana rutyo wabonye ko nta biyiko ngira bitoya byo kurisha ikindi ndakubwiye ko ngiye ngirisha mada iyi rusha uyifite ntabwo umugabo yakwirukana mu rugo pe niyo ngera icyo kintu nabonye ukwiriye se wigeze ubona iki ngiki njyewe mbanyere ibiyiko bingana gutya byo ndisha iki rero ntabwo mbizi niba banagikoresha ahubwo navuga ko yari yazanye umurushe munini wo kugira ngo abone uko avumba neza ibyo byabishyira muri uwo mutiba ngo ni igifu utajya uhanga ndababaye nuko niyo mpamvu wabaye munini ngaho utangira urisha
kirisha nurangiza igisubizo mada wewe byishe kare nari nazanye kadeshatu ariko kwa magambo Gasikiri yambwiye uriya muntu ngo aniveriseri ngo nimbinga ibiki nese nsigana n'icurusha cyonyine ni waguteranyije n'abantu hano ngiye kuguha rero iki kiko cyawe kirisha bino biryo bimare nurangiza ucaho ugende ndakubonye ntumbonye ariko kuri kondisiyo imwe ubutani ngo nongera gukoresha aniveriseri ntuzongera kugaruka kirisha ucaho ugende ubuse koko ndabimara